menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago dore abarozi babaye uburo buhuye bararoga bagacisha bakarogesha batuma inkuba batuma imbeba batuma amapusi batuma ibinyugunyugu batuma amasazi yo muri tuwarete batuma imbwa zigasozi batuma ingwe batuma inzoka batuma ibihunyira n'ibindi byinshi baroga inyatsi baroga umwiryane mu muryango baroga ubusambanyi baroga abasore n'inkumi bakingo baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri ni umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi by'umuco ngwino muganire mudasobanye muhana igihango akuvurire uzamuhigure wakize ubuvuzi nyarwanda subwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika renga wirengere mbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukurutabaza ugasaza utamenye uruhereko ntirwica ahubwo rurafata Papa Sava impamvu adashaka yateye umukobwa inda tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese tubahe ikaze kandi tubashimira cyane by'umwihariko kubana natwe mu nkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura tubahe ikaze kandi tubashimire cyane by'umwihariko nimba waramaze gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zijye zikugeraho zose uko zakabaye tugushimire cyane nimba utaranayikora kandi ni byiza kudusigira amaboko yawe kudusigira impano ikomeye cyane kugira ngo tugire abadukurikira benshi batandukanye duhikaze abari hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga mu bice bitandukanye by'isi abari muri Amerika abari mu Bufaransa abari mu bihugu bya Afurika mwese tubahe ikaze tubashimire cyane twongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nitwa MC ndi kumwe na Tuzabirinda habari muzuri meze neza cyane igitondo cyiza twese hamwe rwose igitondo cyiza cyane ngo numva akajwi wagira ngo kajemo amakara oya akajwi karaza kubera ko nuko akiri mu gitondo ariko kagomba kuza kuko akazuba kavuye tandukanye nuko umugoroba warumeze uyu munsi rero ni ngombwa ngo mu muhogo habe harambutse amagingo ajya bikemura amagingo wakubitamo amayazi buri amagi nicyo kintu kikihutirwa gikemura ikibazo cy'umuhogora yego niko umuntu wese yabyumva ko ari kuko tuzi yuko mu muco ariyo abasha kurambura mu muhogo ariko nanjye ndagerageza no mu magambo ari buvuge biragira ikintu bimfashaho kuko burya niyo uvuze mu muhogo hararambuka kibi no guceceka bwira abantu bawe rero ko uhageze twumve ko bakwakira abantu banjye abakunzi banjye ndabaramutsa cyane ndabifuriza itondo cyiza duha ikaze abadukunda rero bose tubaha ikaze by'umwihariko abasitari bakomeje kwigarurira imitima ya benshi yego niko biri rwose cyane abakunzi ba sinema mufite abasitari benshi mufana mufite abasitari benshi bamaze kwigarurira imitima yanyu namwe mbaha ikaze mu kugomeza kumva byinshi bigiye kuvugwa kuri aba batipe rero reka twoye kubavanga ahubwo twivugire ku musore wacu umaze kumenywa n'abatari bake hano mu Rwanda no mu mahanga yewe yabaye icyamamare mu buryo bwose bushoboka kabisa uwo tuvuga ni Papa Sava ni Papa Sava niwe musore wacu turi kuvuga maze kuba icyamamare isi yose ariko mu banyarwanda bo yabakoze ku mitima cyane ko impano nyinshi zarazamutse kandi ziriho ziratunga benshi ku bagiye bakunda Papa Sava by'umwihariko muri filime zitandukanye yigaragaza nk'umuntu udasanzwe ntekereza ko yamaze kuzamura imitima ya benshi ndetse bamwe baratinyutse baramwigana kandi bamwigana neza uyu munsi nabo bari kugenda bagera kuri byinshi bitandukanye yego twamushimira ko yabashije kwigisha benshi yabigishije mu buryo nawe atatekerezaga ariko buri wese wabashije kumukurikira harimo abakurikiye uburyo ki akoramo nabo bamwigiraho nawe twagaruka tumushimira ko yagize ikintu cyiza akorera rubanda nyamwinshi tukiri hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mbibutse ko dufite content ivuga ngo tubavuge bakiriho abantu benshi bamenyere kuvuga abantu barapfuye wabo niko biri rwose ariko uyu munsi reka tubavuge kubera ko burya iyo wakoze ugomba kuvugwa
reka tubavuge rero bakiriho ko barapfuye nyine ibyo bizabuvwe nyuma ariko aka kanya twebwe reka tubavuge ubundi uriya ari umunsi wo kurira ubu ari umunsi wo kurira ubu twebwe reka tubavuge bakiriho kuko bakoze byinshi byiza. reka tuvuge kuri Papa Sava, umusore wa rwose watangiye rimwe na rimwe ubona ari komedi waseka, ubundi rimwe na rimwe hakabaho wavuga ati uyu muntu aje mu buryo budasanzwe. Nibyo koko Papa Sava yaje mu buryo budasanzwe mu mikinire ye itangaje cyane kandi isa naho inasekeje by the way. Yego yari isekeje rwose, yaje ubona ari komedi yikinira ariko ubu ngubu arisha abantu imbwa, arisha abantu imbwa aka kanya avuye guhaha inyama nabwo kandi akaziba, burya yibaga inyama yajyaga kuzigura ukabona arashaka kuzana amanyanga akamurangaza ubundi akazicoma hehe mu kamvirope, agacoma mu kamvirope kugira ngo agaragaze nawe intumbero, ariko burya byose kwari kugira ngo yigarurire imitima y'abafana, ariko kuri ubu ngubu noneho arengeje urundi rwego ntabwo bikiri bya bindi bya mbere. Tukiri kuri kariya kantu uzi ko nawe yarazijyanye, noneho ageze aho yageze mu rugo, ndibuka ko yageze mu rugo inyama yagiye kurira moto, inyama azisiga aho ngaho, ageze mu rugo aricuza ati inyama zanjye zagiye hehe, atekereza ko ya moto yakongera ikamusubizayo biranga, ariko inyama yari yamaze kuzita iyo ngiyo. Aho ni muri filime rero yitwa Zirara Zishya, abenshi mushobora kuba muyibuka. Uyu mugabo turi kuvuga, uyu musore turi kuvugana nivuze ngo ni umugabo nari ndotanze, ni umusore nawe nturutanga, ni umusore kuko tumuziho nk'umusore, n'umuzi wese amuzi nk'umusore Papa Sava. Papa Sava rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tuvuge byinshi bagiye bageraho. Ni umusore wigaruriye imitima ya benshi, ni umusore watangiye abantu bakamukunda, yewe n'ikoranabuhanga ryari ritaraba ryinshi, abantu bataratunga telefone n'amateleviziyo, ariko bakomeza kumukunda pe, bakomeje kumukurikira cyane ko yakundaga kujya ku bitangazamakuru cyane byinshi, yakundaga kuba ariho akora sinema zitandukanye, agenda azamuka. None ubu ngubu ubwo ikoranabuhanga ryarazamutse ku rwego rushimishije, Papa Sava nawe bituma azamura impano yiwe. Yakunzwe n'abatari bake rero n'ubu ngubu kandi baracyamukunda. Ubwo turavuga byinshi yakoze, cyane cyane reka turebe mu by'ukuri ubundi Papa Sava mu bice bitandukanye. Nawe ushobora kuduha igitekerezo aho waba uherereye hose, niki wigira kuri Papa Sava, cyane ko Papa Sava ntekereza ko ku ruhande rumwe muri tubavuge uyu munsi yakoze byinshi tutabura kuvuga ko burya ngo kwiga no kwigana. Ntekereza ko hari abantu biganye Papa Sava kandi bakaba bamaze kugera kuri byinshi. Ubundi ikintu navugaho Papa Sava, nimba koko yitwa Papa Sava, byumvikane ko ari inyigisho yashakaga guha abantu kandi byatumye yubakira imiryango myinshi ingo zabo. Nimba tumuziho nk'umusore ariko muri sinema akaba yitwa Papa Sava, nuko hari byinshi yabashije kugenda yigisha abantu, yagiye agaragaza udushya twinshi, afite n'amazina menshi, ni Seburikoko kandi iyo Seburikoko twavuga ko ari ryo yatangiranye, ariko kugira ngo agere aho yitwa Papa Sava nuko hari byinshi yari arimo kugenda yigisha rubanda nyamwinshi, cyane ku ngo zubatse yabashije kubigisha uburyo kibabana, uburyo abantu bakora business, n'amanyanga yarayabigishije. Ubwo abashaka kuyakora n'akazi kabo, ariko abashaka kwerekana ngo ese mu by'ukuri ukoze amanyanga byaguhira. Yego, icyo nicyo yashatse kugaragaza, ntihagizagira uwumva ngo yabikoze agaragaza ko nawe ari byo akora, kwari kugira ngo abereke ko ibyo bintu ubikoze bitaguhira cyangwa se byaguhira. Uyu mugabo rero ngaho kukigwara ko nkomeza kumwita umugabo, nyamara igihe kirageze. Oya, igihe bura kirageze, ariko mfite n'inkuru muri iyi minsi ndi kumva igihe kirageze areze rwose, kuko ni umusore, ariko ntituvuga wa musore wumva ngo ni wa musore umuntu wese atambuka bango ni umusore koko wa wundi ugeze mu myaka yo kuba yeze, kuba yakwitwa umusore akavamo umugabo, ubusore bukavaho akitwa umugabo. Yego, muri tubavuge uyu munsi turi kuvuga ku musitari mumaze gukunda, Seburikoko, Papa Sava n'andi mazina menshi mwagiye mukunda. Ni umugabo wagiye
ukina filime zigashimisha imitima ya benshi, yewe no mu ikinamico itambuka kuri televiziyo, kuri radiyo Rwanda. akunzwe n'abatari bake. Ntekereza ko benshi mudukurikiye, benshi mudukunda, tuzi neza ko namwe hari byinshi mwagiye mumwigira performance ze, uburyo akinamo, uburyo agaragaza ubudasa, uburyo akina rwose ubona afite icyo bita confidence, kandi agakina ibintu koko nawe ushobora kureba ugakuramo message mu buryo butandukanye. Ushaka guseka, ushaka kwishima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'umuntu mbese mu by'ukuri ntekereza ko ugize amahirwe ukanicarana nawe, n'umuntu usabana, n'umuntu utakunzwe no kuvugwaho ibintu by'ubutiku mu bitangazamakuru nk'abandi basitari benshi tuzi. uko niko biri. Ni umusore, ariko ni umusore w'umugabo, ni umusore utekereza, ni umusore wigisha, agaragaje n'ubusore bwiwe aho bushingiye ko akuze koko. Ni umuntu ukoresha mu mutwe kugira ngo atange inyigisho nziza kuri rubanda nyamwinshi. Atanga inyigisho kuri rubanda nyamwinshi nk'uko bivuga, ariko byagera ku rubyiruko byo umva tubanza twavuga ngo asike atanzitse. Urubyiruko rwose rwo Papa Sava rukoraho cyane, kuko nawe arareba bwa busore bwiwe aho buri, agakangura urundi rubyiruko ruri munsi yiwe n'abakwitwa ko bari hejuru. Ariko ndakeka nta muntu uri hejuru ya Papa Sava mu rubyiruko kuri ubu ngubu. Papa Sava ari hejuru rwose, ari hejuru, turamwubaha. Ni ukuvuga ngo rero urubyiruko abasha kurukora ku mitima, abasha kurwigisha, ariko ntimukwarebe ngo arakora ku mitima yanyu, abasetsa agire gute, mukuremo n'inyigisho, kuko we niyo ntumbero yiwe. Akora byinshi rero, ni umunyempano, ubusanzwe avuga amahamba n'amazina y'inka, ubundi ni MC, ayobora imisango y'ubukwe, ubundi akora byinshi, aramamaza. N'umuntu koko udasanzwe, ushobora kumva ukanakurikira ukavuga uti uyu muntu namukuraho impano. Kandi koko mu by'ukuri ntekereza ko urubyiruko rwinshi, ari abakinnyi ba filime, ari abakinnyi ba makinamico n'amateatre, ntekereza ko uyu munsi ashobora kukubwira ati modo wanjye ni Papa Sava pe. Uko niko biri, ngiye niko mbizi, n'undi wese ushobora kuba asobanukiye Papa Sava niko yakabimenye. Ko abantu benshi tuzi ko urubyiruko rwinshi rwagiye ruzamuka muri za sinema, abenshi bagiye bareba Papa Sava, niwe wagiye bazamura hanini, niwe wagiye bazamura. Byumvikane ko rero Papa Sava arakazi. Papa Sava rwose arashoboye, ariko nanone dukome urusyo, dukome n'ingasire. Nanone baravuga ko arambiranye, ubwo ntekereza ko kenshi abantu batangira kuvuga batese ubundi uriya mutipe w'amafaranga atagira ukwangana, watangiye gukina filime kera cyane, wabitse amafaranga, wakoze amapublicité mu buryo buhagije, YouTube yamuhaye amafaranga. Niki gituma atashinga urugo ngo abe umugabo nk'abandi? Benshi barabyibaza, ariko buryo umuntu niwe ufite inkota mu kiganza cye, niwe ubuze impamvu ye ku giti cye. Mu by'ukuri twavuga ko Papa Sava, ntekereza ko ubanza mu mahanga wenda niho ntagereranya cyane, ariko mu Rwanda kubona urubyiruko cyangwa se abajene bazi ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga babikurikiranira hafi, kubona umuntu udakunda Papa Sava byagorana cyane, kubera ko ubu ngubu hari n'umuntu ushobora kuba ari hariya avuga ko impamvu Papa Sava adashaka umugore afite umukobwa yaba yarateye inda, ariko siko biba biri. Ibyo yabivuga ku bwiwe, kubera ko babona ko ubusore bwiwe burimo bugenda, arimo kugenda butsindagira, bakavuga ati impamvu abutsindagira hari icyo abutsindagira. Wa mugani, hari umuntu ushobora kuvuga ati Papa Sava impamvu adashaka, ati Papa Sava impamvu adashaka yateye umukobwa inda. Kandi ubundi bakunze kuvuga ko abasore benshi ngo bateye abakobwa inda, rimwe na rimwe usanga ntacyo bibabwiye, bahora babafata nk'abagore babo bari kumwe ba buri munsi, ariko ntibagaragaze ko bashinze urugo, mbese yumva ntacyo bimutwaye. Kandi koko nk'uko bivuze, abenshi bashobora kubyuririraho. Abenshi bashobora kubyuriraho, kuko n'ubundi Papa Sava nawe nk'uko umuntu yabitekereza ko ariko byaba bimeze, yaba yarateye umukobwa inda. Tuzi ko hari n'abasore benshi ibyo bintu bikunze kubaho, ugasanga we arimo arakora buri kimwe cyose, afite umuntu arimo ahigira mu buryo bw'ibanga abantu batazi,
ariko abantu ubasha kumubona akaba yabimutekereza ati nyamara uriya muntu nyamara atari byo, turiya muntu impamvu atsimbaraye ku busore bwe afite ikintu yicariye afite cyane nk'uko twabivuze. Ni umugabo kabisa, ni umusore, igihe nakomeje kumwita umugabo sinzi ikibihatse, ariko nk'uko twabivuze ni umugabo, ni umusore ni umusore nawe wimutekerereza, umusore w'inyangamugayo, ni umusore w'inyangamugayo cyane, ni umusore ugaragaza ko afite intumbero nziza, uko yayitangiye ni nako arimo kuyikomeza. Ni umusore mwiza cyane ushimishije. Hanyuma tukiri hano rero muri tubavuge b'uyu munsi, ese mu by'ukuri reka tunarebe noneho Papa Sava uyu munsi, nubwo tutabyifuza byo gatsindwa byo gaca hirya, ariko ni ubuzima n'ubundi bwacu bwa buri munsi. Papa Sava aramutse abaye atari kuri iyi si ya rurema, ubona yavugwa gute? Yavugwa mu buhe buryo? ni yakora ku mitima y'abandi? Duhe nk'ishusho. Aka kanya tubwire ko iyo umuntu yamaze kuva muri ubu buzima bw'isi avugwa cyane akarenga, ariko Papa Sava we karenga urugero, yarenga urugero cyane, kuko urebye imitima yamaze kwigarurira, urebye inyigisho atanga mu rubyiruko, amahanga amazina yo kumukurikira, kuko abanyarwanda bo yamaze kubakomveka cyane, amahanga aramukurikiye cyane bose. Papa Sava amaze kwigarurira imitima y'abantu muri sinema, niyo mpamvu agomba kuba yavugwa cyane, yavugwa rwose. Nimurekere n'aka kanya kiriho tumuvuge, kubera ko hari byinshi akora umuntu akagombye kumuvuga. Reka tumuvuge tunavuga n'abandi. Papa Sava ni umwe mu bantu mu by'ukuri tutabura kuvuga ko yafashije benshi, kandi reka nkubwire burya abanyarwanda baca umugani ngo aho kurobera umuntu ifi uzamwigishe uko ayiroba. Ntekereza ko Papa Sava nyuma yo kuzamura imitima ya benshi, abenshi batangiye kuyoboka YouTube ndetse bagakora nkawe, bivuze ngo yabigishije kuroba ifi. Uyu munsi Papa Sava aramutse atakiriho, ese wamuvuga ibihe bigwi? Wamuvuga iyihe myato? Ushobora no kutubwira muri komante nimba ubona Papa Sava hari icyo koko yaba yarakugejejeho muri sinema ze kuva yatangira gukina, kuva wamumenya. Papa Sava yakumariye iki mu mitekerereze yawe, mu myigire yawe? Wamwigiyeho iki? Ese uyu munsi hari iterambere waba waragezeho kubera Papa Sava? Noneho unandike muri komanteri nimba wifuza ko igihe kizagera tukazana Papa Sava muri tubavuge cyane ko abenshi tumenyere kuvuga abantu bapfuye, ariko ntabwo twifuza ko twebwe twajya tuvuga abantu ari uko bapfuye. Hari ukuntu umuntu amara igihe ariko agatekereza akavuga ati ariko kuki aba bantu tutabavuga muri ubu buryo? None turifuza ko uduha igitekerezo. Papa Sava yagufashije iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese mu by'ukuri Papa Sava yaba yarabaye icyitegererezo cy'ubuzima bwawe? Reka tuze kubasaba komanteri mu buryo butandukanye, tunagana ku musozo kugira ngo dutegure n'ibindi biganiro byacu by'uyu munsi muri tubavuge. Murakoze cyane bakunzi itangazamakuru cya Umwana TV. Rwose Papa Sava niyo twarimo tuvugaho, n'abandi tugomba kubavuga. Hari n'abandi yagiye azamura yigishije benshi, nabo tugomba kuvuga tunahuyeho, niyo mpamvu tumuvuga. Tutaranavaho reka tunibutsa abantu ko Papa Sava tuze ifamiye nyinshi, kuko iyo abantu baza hariya muri sinema bose abahemba, ni ukuvuga ngo abafite uruhare runini rwo gushyigikira umuryango nyarwanda. Ubwo twavuze kuba mukurikira, ariko tunavuge n'abakinana nawe filime. Uko byamera kose hari abo tuzi tutakerwa tuvuga, tuzi uko baje, tuzi n'uko basa. By the way, yego tuzi ko ari Papa Sava wabinjije muri sinema. Ibyo byose nabyo tubimushimire, kandi namwe tubashishikarize namwe kugomeza gukurikira sinema ziwe, kugomeza kumva impanuro atanga muri sinema, kugira ngo namwe mubashe kuzamura n'impano zanyu, mubashe gutera ku matera, ariko muzamuriramo n'impano zanyu kubera Papa Sava. Yego tubibutse YouTube channel ya Papa Sava yitwa Papa Sava. Jya kuri YouTube wandikemo Papa Sava, niho umusanga, ubundi urushaho gukomeza kumukunda, turusheho no gukomeza kumuvuga ibigwi n'imyato mu gihe akiriho. Tuzabirinda tugushimire dushime. Reka tugende tugana ku musozo tubashimira cyane inshuti zacu zakadasohoka. Ntekereza ko kuyavuga siko kuyamara, sibyo? Niko biri rwose. Amagambo ngo ashira ivugwa ngo ararekwa ntashira ararekwa ntashira. Niyo mpamvu tugomba kuvuga
tugomba gusiga nayo tuzavuga ejo hazaza. Ubwo turisigara Yego twishyirire mu ruhago yego tuzabona yo tuvugeho, kandi n'abakunzi bacu namwe turabasigarije mugire ibihe byiza. tuzabirinda ngushimire rero, wakoze cyane. Murakoze cyane namwe mugire ibihe byiza. Umunsi mwiza rero abadukunda n'abadukurikira mwese, mukomeze mumererwe neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tubavuge. Mwibuke ko tugomba kujya tuvuga abantu batarapfa, hari ukuntu abantu bapfa tugatangira kubavuga ibigwi n'imyato. Ntabwo dusesenguye byinshi, tuvuze bike kuri byinshi uzi kuri Papa Sava. Tuzagenda tubazanira n'izindi nkuru nyinshi ndetse tuvuga kuri benshi batandukanye. Tubashimire, tubifurize n'amagara mazima. Nababwiye ko nitwa MC nkaba ndi kumwe na Tuzabirinda umuhungu wanyu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese muri rusange. Murakoze cyane. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma inzoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bakingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanya, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubw'ejo, sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize, intabaza irira ku muziro, ukuru utabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica ahubwo rurafata.